Ndi kumwe na Jado Sinza muri studio za Ibyishimo TV. Jado, amakuru? Ni meza. Urashima Imana cyane rwose. Hanyuma muri iyi minsi ibikorwa bya muzika gospel imezite mu ruhande rwa Jado Sinza? Nkuko nabibabwiye n'ubundi ndacyashima Imana ikomeje kubana nanjye ku support ibitekerezo, Mwuka Wera kamfasha muri byose ndi gukora. Ndumva urimo neza? Ndimo neza kabisa. Hanyuma muri iyi minsi washyize hanze indirimbo nziza ya video wise Ongera Wivuge, wabwiraga nde? Ni indirimbo irimo message yo gusenga Imana, tubwira Umwami Yesu ngo yongere yerekane mu buzima bwacu. Ni nk'isengesho urebye. Urahamagara Imana kugira ngo yongere yerekane mu buzima bwawe? Nayikoze ndi mu bihe byo gusenga Imana, nibwo aya magambo yaje, hanyuma numva ntayihererana kuko narafashijwe icyo gihe, nyakoramo indirimbo nisharinga Abanyarwanda muri rusange. Uri kubona iri ku ruhe rwego nyuma yo kwishyira hanze? Numva haciyeho iminsi irenze icyumweru hari, urabona bimeze gute? Mbona yarakiriwe neza, mbona feedback nziza z'abashuti banjye cyangwa abakunzi banjye bakunda umuziki nkora, bambwira ngo Imana impumugisha, bivuze ngo hari icyo iri kumarira bene data kandi ndakomeje. Hanyuma tumaze kureba bimwe mu bihembo byahawe abahanzi bitwaye neza muri uyu mwaka. Wabonye ute Groove Award 2018 season 6? Ku ruhande rwanjye nagiye mbonamo ibintu bisa naho byanshimishije cyane, nko kubona Bosco Nshuti atwara igihembo nk'umuhanzi w'umwaka, byanejeje cyane. The Pink, harimo udushya twinshi nagiye mbona numva dukoze ku mutima wanjye. Bivuze ngo Groove y'uyu mwaka. Wabonye hari itandukaniro ririmo na Groove zabanje? Cyane rwose, cyane. Bosco yarakoze cyane na Pink, nibo nabonyemo cyane bagiye bagerageza gukora, n'abandi barakoze, ariko abo barushijeho kunezeza cyane. Mbona ko nyine bari kumotiva izi mpano kugira ngo zikomeze zizamuke. Uyu mwaka wowe ntago wari wasubmitinze? Uyu mwaka ntabwo na submitinze kubera ko ntabwo nakoze cyane nkuko bikwiriye, ariko ndatekereza ko mu minsi iri imbere noneho ngiye gushyiramo imbaraga. Ntiwaba wariye imyuka imahari? Hari ibindi bintu nari mpugiyemo byatumye nsa n'ubuze, sinakora cyane nkuko bikwiye. Ni ukuvuga ngo nta kibazo ngiye mfite nagira. Jado Sinza wo muri 2019 tumwitegeye iki umwaka utaha? Nkuko mwabibonye natangiye gukora video, ntabwo byari bisanzwe ko nkora audio na video icyarimwe, ariko narabikoze ubu ngubu. Bivuze ngo ndatekereza ko hamwe n'Imana ibyo ntekereza dushobora gukora ibintu noneho bindi byiza nanone. Ubutumwa butoya ku bakunzi b'ibihangano byawe? Ubutumwa butoya nuko mbakunda cyane, kandi ndabizi ko namwe mu nkunda. Dukomeze dufatane urunana kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. Turasoza ushyiraho Ongera Wivuge, uririmbaho akantu rwose wirambure, abantu bumve ijwi ryawe ritavuye muri studio mu byuma by'abanyamuziki. Nta kibazo rwose, gusa ntarabikora. Ndabashimiye cyane Ibyishimo. Imana ibahe umugisha, muradufasha, muradushyigikira mu buryo butandukanye. Imana ijye komeza ibakomereza amaboko. Ongera wivuge bamenye kuri Mana, ongera wivuge bamenye kuri Ntwari, ongera wivuge bamenye kuri umunyembaraga. Yesu ngwino wivuge, Mwami ngwino wiyerekane. Murakoze. Urakoze cyane Jado. Namwe murakoze.